muraho neza nshuti bakunzi ba day cyangwa se do everything yourself. Reka ngusuhuza aho uri hose mu bihugu by'isi bitandukanye, ubaye uri mu Rwanda, mu Burundi, Tanzania, Uganda, Congo, Malawi, Mozambique, Zambia, Zimbabwe n'ahandi hose uri muri Afurika ndagusuhuje. Ubaye uri muri Europe, France, Allemagne, Belgique n'ahandi hose, uri muri Aziya, uri muri Amerika, Canada, ndabasuhuje. Ahantu hose uri muri Amerika kandi dukomeza no kubihanganisha abari muri California kuko tuzi neza ko mufite ibibazo by'inkongi y'umuriro. Abari mu bihugu by'Abarabu ndabasuhuje kandi mwese mbifuriza kugubwa neza, mbifuriza kumererwa neza. Ubaye utameze neza reka nkubwire ngo humura, ejo bizagenda neza. Hanyuma rero reka mbashimire abantu tubana umunsi ku munsi, by'umwihariko abakoze subscribe ndetse namwe muduhereza commentaire umunsi ku munsi, turabakunda natwe. Reka rero wowe uje hari ubwa mbere mubwire ngo kora kuri subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, kuko kuri day ni ku ishuri tuvuga inkuru z'urukundo cyangwa se z'ubuzima busanzwe, zikabamara irungu ariko by'umwihariko tugakuramo amasomo. Ni karibu rero mu nkuru ya none, nabwo ni inkuru y'urukundo mugiye kugezwaho nanjye Celeste Habonimana. Ni karibu. Iyi nkuru ya none noneho ndayitangirira hera, ariko iyi nkuru reka ntangirane n'aba bakobwa. Ni abakobwa batatu baba bariganye, bize ku kigo kimwe kandi biga ari inshuti, ariko noneho ugasanga organe inshuti cyane na Leonire, ariko noneho na Derise nawe akaba ni inshuti yabo, ariko nyine sometimes ukabona ntabwo ashaka kumubwira ibintu byose. Hanyuma rero umunsi umwe nibwo ari mu gitondo Derise yarabyutse, ariko ureba kuri stati kumwe uryamye, ureba kuri stati utaranabyuka rwose, yaratarava mu buriri akiryamye, ariko atangira gufata telefone areba kuri stati. Agiye kubona abona stati za Leonire, arangije aravuga ati ngwiki ntabwo bibaho, ibise birashoboka, ntabwo bishoboka. Nibwo yahise ahamagara Olga bwa mbere, asanga Olga ari kwivugiraho, amuhamagara bwa kabiri asanga ari kwivugiraho, bwa gatatu, bwa kane. Olga nibwo yahise abwira umuntu wari ari kuvugana ati very sorry, umushuti wanjye ari kumpamagara, mpamagariyemo inshuro enye, se wabaye ugumyeho gato nyine ntunkupe, reka mbanze numva icyo nshakira. Derise nibwo yahise avuga ati allo. Olga ati allo Derise, umeze neza? Derise atumva ubwo uri kuvugana nandi, utambeshye koko ku buryo ngo uhamagaye amasaha yose ngasanga uri kwivugiraho. Olga ati Derise wikabya, none se ahubwo njye ndi kwibaza, uramamagaye usanga ndi kwivugiraho, ntabwo wigeze utuza n'umunota umwe umpamagaye inshuro enye, ahubwo wowe wabaye iki gituma umpamagara bwa mbere ugasanga ndi kwivugiraho, ukaba umpamagaye inshuro enye zose? uzi ko umuntu twe turi kuvugana mubwiye ntimbabarira ntabare inshuti yanjye, muri iki gitondo ubaye iki ko wagira ngo uri gutabaza? Derise atumva mbabarira, umuntu wari mwari muri kuvugana wese ntabwo mbyitayeho, mbabarira umbwire Leonire na Andrew ibyo bintu urabizi? Olga ati hako ibyo ni ibicu uri kumbwira. Derise ati none se waba wabonye stati za Leonire? Olga ati oya ntabwo nazirebye, ntabwo ndajya online kuva mu gitondo, ariko se habaye iki ko numva nyine Derise atumva yewe mbabarira turi kuvugana ujyeho urebe. Olga ati mva ngewe ndi kuvugana n'umuntu, ntabwo mbasha nyine kujya kuri stati ngo zifunguke, ariko ntacyo nitumara kuvugana ndaza kuza kuzireba, ariko nyine ushatse wanambwira nicyo ushaka kumbwira, ni iki kiriho? Derise ati yewe nari ndi kukubaza ngo Andrew ntabwo mwibuka Andrew wigaga mu wa kane, twebwe twiga mu wa gatandatu? Ndati Andrew nyine ndamuzi. Derise atumva ndumiwe, mbabarira umubwire uriya mwana wigaga inyuma yacu, twigaga 6e yiga mu wa kane, yabapanga iki na Leonire ku buryo Leonire ejo yamushyize kuri stati ye, ubona bari kumwe avuga ngo iki, yamushyizeho nyine utugambo ngo uri umuntu mwiza, ibintu nk'ibyo. Bari muri relationship nyine, barakundana Andrew na Leonire.
urugati akoderi ntuhinduka n'ukuri ibyo bintu ndi kukubwira ngo ntago mbizi njye nta nubwo nigeze mbibona wenda ikintu ndi bukore nitumara kuvugana ndaza kuza kujyaho hanyuma kandi nese undi kuki utari kubaza Leonire wowe si inshuti yawe Derisa tumva reka mbwire Leonire nyine kuri akuntu yiyemera aba yiyumva kuva kera urabizi nyine ni inshuti yanjye kubera ko ari inshuti yawe ariko Leonire buriya ntago rwose amaraso yanjye akorana naye hariyemera umva kuva tukiga ngiye rwose niba ari uko wabo nyine ari abakire like kuba baramuzanaga mu modoka ugasanga simbizi ariko ntago ngutumye urugati mva thank you urabizi ko nyine ntago byamugeraho ahubwo nyine kubera ko ari inshuti yanjye nawe yaramaze kuba inshuti yawe numvaga rero wanabimwibariza ndetse nimba ubasha kubona statize urumva atari umuntu wawe wakabaye ari uhamagaye ukamubaza ariko ntacyo ndaza kuza kumubaza Derisa tumva shashiri ati ntacyo nyine ati nyine ariko pe umumbwirire ati simbizi ego komana Andrew koko umwana ungana kuriya ubu se ntitumurusha nk'imyaka nk'itatu cyokora ntakabije ati rwose wapepe uzi ukuntu iyo umuntu ashatse umuntu w'umwana aramwahagiza kubera ko buriya Leonire imyaka agezemo Andrew we rwose ntaraganya no kuyigeramo ati rero usanga nyine abantu b'abana nyine usanga bafite ukuntu oya sha rwose umugira inama ntabwo ibyo bintu byaba ari byo rugati sava sheri sava reka mvugisha uno muntu twe turi kuvugana ko byari ingenzi byari business reka rero tuvugane nibwo Derisa yasambwa toki sha nta kibazo ngawe nyine ngaho komeza ibyawe nanjye nyine nari ngiye kujya mu mujyi urugatoke sava yahise amukupa arangije arahita kuko afungura data ahita ajya kuri stati yumvaga nyine afite amatsiko ariko nyine Derisa ibintu byose yabaga yabigize intambara Olga rero akaba yaratuje ariko Olga akaba ari inshuti n'aba bakobwa bombi bikagaragara nk'aho bose ari inshuti ariko inshuti cyane ari Olga na Leonire ariko nyine kubera ko Derisa ari inshuti ya Olga kubera ukuntu Olga atuje byatumaga niyo waba udashobotse mu bana mu gihe Leonire we yara Leonire nyine yakubonagaho defo nyine uretse kuba yaravugishaga Derisa kubera ko abona ari inshuti ye ari inshuti ya Olga ariko ubundi nyine na Leonire ntago yakundaga Derisa ku buryo baganira ibintu byose mu madetayi nibwo Olga yahise ajya kuri WhatsApp arangije ajya kuri stati ahita abona Leonire ari kumwe na Andrew nyine ariko abona n'ubukwe nyine bari batashye nk'abantu bahuriye aravuga ati komana Derisa umuntu azamugire gute uko mama gatabaza ukagira ngo ni ibintu bidasanzwe byabaye simbona hari ibintu bisanzwe kubera ko hari biganye ariko nawe yumva nyine abitekerejeho arangije niko guhita yandikira afata ya stati arayifata ahita asa nk'uyisubiza Leonire nyine ayandikaho aramubwira ati bonjour chérie undi ati bonjour ati nose Andrew mwahuriye he Leonire ahita amwandikira amubwira ati nose ntabwo wibuka ko twagombaga kujya mu bukwe nyine bwa wa mubyara wanjye ati nyine uriya mubyara wanjye urumva ngene nagiye ku ruhande rwe ariko Andrew we yarari ku ruhande rw'umutipe ndakubwiye ngo Andrew twarahuye mbona Andrew yarakuze harya ubwo nawe usuko kumuzi ati nyine se ntibibuka ko twigaga mu wa gatandatu bo biga mu wa kane nabo nyine bararangije ari kwiga muri kaminuza ari mu wa mbere kubera ko aba bakobwa bo Olga ntago we yigaga yabuze ubushobozi bwo kugira ngo akomeze kwiga ariko Leonire we yarari kurangiza muri kaminuza Derisa we rero yirirwaga iwabo nyine urumva yari afite papa we afite na mama we mu gihe Olga we kubera ko nubwo atakomeje kwiga kubera ko atari kubona minervare yabanaga na mama we ariko noneho akazajya agenda agakora akazi gaciriritse rimwe bwa mbere yaragiye ajya gukora muri salon de coiffure hahandi nyine yagendaga akamesera abantu mu mutwe aho ngaza kuhava ajya gucururiza umuntu alimentation aho ngaho arahava nyine iyo yabonaga byanze yaragendaga agashaka kandi kazi ariko byibura ntiyicare adafite amafaranga Leonire rero ubwo yarari kuvugana na Olga bamaze kuvugana nibwo Leonire yahise abwira Olga ariko se bite kuri kumbaza ku bya Andrew cyane bimeze gute
Orugaramubwira ati umva sha nyine nari ntekereje ko mushobora kuba mwarahuye mu bundi buryo ntubimbwire. Leonira ati ariko se koko sheri uri kumva ibyo bintu byakunda, uri kumva naba ndi oh my god. Umva nyine Andrew cyokora nyine ikintu nshaka kukubwira, Andrew yarakuze, urumva ari muri kaminuza, yarakuze, twarahuye mbuze ukuntu mbikubwira. Ese undi kukiza inkuru ariko nibyo natashye ntinze cyane, navuye muri iriya mariage ntinze, nari ndi kwibaza impamvu ntabwo uteye zino story. Umva reka nkubwize ukuri, Andrew yansharenjinze hahandi ibaze we ko ari mu wa mbere anakora mu gihe ngeze mu wa gatatu, ariko ibintu byose nyine ni ukwaka mu rugo, nkeneye ibi ariko Andrew ushobora kwiyumvisha ko yirihira aririhira bro. Reka nkubwize ukuri, hari abana bafungura abantu mu mutwe ati Andrew namukunze cyane, oragate kagira inkuru. Leonira ati no shiri wibigira ibindi bintu, ahubwo nabonye nyine ko n'umuntu bashaka kumarana igihe ukamwungukiraho ibintu byinshi. Oragati nyine se mbwira bimeze gute? Arahita ambwira ati uzi igikampani akorera, ibaze nyine aragenda agakora akaza akaniga, ari mu wa mbere kandi wumve ngo ni n'umuhanga, aracyari umuhanga nka kera. Ati shati nabikunze mana yanjye, ati nabikunze ntiwabyumva. Urugati nyine shano uko waba yabonye akazi nyine wumva gafite ireme, gafite amafaranga. Ati nanjye uziyo nza kubona akazi keza ko ubungubu mba naririhiye kaminuza, ariko shareka nkubwire buriya hari abantu bagira amahirwe bakayitesha. Buriya sinjya nibaza ukuntu Derisi iki gihe cyose tumaze atarakora n'akazi na kamwe. Leonira atari ko noneho mana yanjye, nanga iyo tuvuze ibintu ukazanamo iriya nshuti yawe ngo ni Derisi. Reka nkubwire pe, Derisi antera reji, simba nshaka nyine no kumwumva umuvuga. Nyine njye ndakubaha Orga, ndakubaha kubera ko uri inshuti yanjye, ariko jya umbabarira we Derisi nyine ndabizi ko umukunda. Urugatoya si ukumukunda ahubwo sometime mugirira impuhwe. Ibaze nyine iyi myaka yose tumaze hanze, uzi ko atarakora n'ikintu na kimwe, ntarajya n'ahantu byibura ngo bamuhereze n'amafaranga bamubwire bati n'ibihumbi 10 ariko wabikoreye kuno kwezi. Ati mba nibaza icyerekezo cye, n'ukuri hari igihe mba numva binteye ubwoba. Rero niratireka nkubwire, njye narakubwiye ngo kuva tukiniga ngo ureke Derisi kubera ko nta kintu kizima azakugezaho. Ako nyine Orga nawe sometime nyine ndakumva kubera ko uri umuntu mwiza pe, uri umuntu mwiza, ubu ndabyumva birakugoye gukupa connection yawe na Derisi, ariko nawe ndabizi ko character ziwe zitakunezeza. Orga toya njye mba numva nyine nakomeza nkamufasha, wenda igihe kizagera nawe agira ubwenge, ashyira ubwenge ku gihe, atekereze ko nawe agomba guhaguruka agashaka amafaranga. Nibwo yese ambwira ati none se ubundi kubera iki uzanyemo Derisi, kubera iki Derisi hagati mu kiganiro cyanjye nawe twe turi kuvuga kuri Andrew. Urugahita uvuga ati umva nyine nuko mba numva binjemo nkamutekereza nkavuga ati disi ibaze nyine ukuntu Andrew yize nyuma yacu, twigaga muri 6e mega mu wa kane, ariko ukaba wumva ariga arakora. Umuntu yarangiza akaza akaba yatekereza ko Andrew ari umwana cyangwa iki, kandi baza ukuntu Andrew ari umuntu mukuru mu mutwe wewe. Leonira ati sha watekereza ko ari umwana nagenda bitekereza uko ashatse, ariko sha Andrew mana we atumva. Orgata ariko rero ndumva wagira ngo atakayemo, nizere ko asigaranye nimero ze. Leonira tumva sha mbuze umva mbabarira ndashaka ngo nanjye byibura nsoze, reka ntacyo, reka ntegereze ndangize kwiga, ariko nkirangiza umva mushake hasi hejuru ku buryo azashaka uko anyinjiza muri kampani yabo. Urugatisha ati nukuri nimugira amahirwe mukagerayo, nizere ko nanjye nyine muzanyibuka, nubwo bwose ngewe ntize ntafite amashuri nk'ayanyu, ariko basi muzanzirikane. Rero niratiho murasheri, urabizi neza ko ntago nabona ngeze mu bintu byiza ngo ndeke kukubwira, humura rero. Hanyuma barangije kuvugana, bamaze kurangiza kuvugana, rero nibwo yese yandikira Andrew, ni nkaho bari bamumwibukije. Aramubwira ati Andrew umeze gute? Undi ati meze neza, ndi mu kazi. Undi ati okay akazi keza, ubwo turaza kuza kuvugana.
hashize umunsi akazi karangiye nibwo Andrew yaje guhamagara Leonire arambwira ati umva harya warambwiye ngo uri kwiga ibiki, undi aramubwira arambwira ati none se uretse ko ngewe mwihambirizi wabasha gukora uniga? Leonire ati cyane rwose. Ngwiki mbabarira nabishobora, nabasha gukora niga, uwo ahubwo nyine nshakira. Undi ati nyine hano ku kazi bashakaga hari umwanya uhari, baraza gutanga nyine akazi, hanyuma ubwo uri gusoza ndatekereza ko rwose barashaka nyine wasoje kaminuza, ariko ubwo uri gusoza ndibaza ko nta birenze bakubaza byinshi, nyine wavuga ko uri busoze uno mwaka. Ahita ambwira ati "Okay, urakoze cyane." Uko nguko yamuhaye ibintu byose bisabwa n'iki. Leonire nawe agahita ajya ku kazi aho Andrew akora, hanyuma yaragiye akora examen. Leonire nawe yari umwana w'umuhanga, akora examen neza. Mu minsi ikurikiyeho bahise bamuha akazi ahantu Andrew yakoraga. Leonire rero kuva ubwo yatangiye no kuba inshuti na Andrew cyane. Urga akazajya mubaza ati ariko se harya ngo noneho ngo wabonye akazi kwa Andrew? Ndati yego, ati ahantu Andrew akora nanjye niho nkora. Urga akajyaho ngo ati none se ko mbona wasariye Andrew, ubwo ko kuzabigenza gute? Leonire atoya ntago ari ukumusarira, nimukajye mwitiranya ibintu, ngiwe naramubonye ndabibona neza ko azangirira umumaro. Niyo mpamvu rero nafashe icyemezo cyo kuba inshuti nawe atari ibindi. Urumva rega urabona Andrew pe nubwo bwose ari umuhanga, azi ubwenge, ariko Andrew n'umwana hagataho. Ubwo uzi ko Andrew murusha imyaka 3. Urugata ariko se ibyo by'imyaka ubundi biba bivuze iki? Leonire ati nyine uretse ko nanjye ntazi n'icyo bivuze, kubera ko Andrew ukuntu ari mukuru mu mutwe nta hantu bihuriye n'imyaka ye pe. Ati uribaza ukuntu noneho uko si kuri kwezi kwa mbere siko nakoze, noneho kwa kabiri yarambwiye ati reka nkubwire Leonire, kuri kwezi wakoze iki mu mushahara wawe? Mbaza nyine ngo nakoze iki sha, nanjye ntabwo nzi ikintu namajije umushahara wanjye. None yarandakariye arambwira ati ibyo bintu ntabwo ari byo, ngo ngomba guhembwa nkamenya neza ko hari ikintu nkoze mu mushahara, cyangwa se nkayasevinga kuri banki, yagwira nkabona gukora ikintu gifatika. Ati rero ubu ngubu nyine yankaniye, ntabwo wakumva ukuntu nyine Andrew ateye. Urugatiye wow. Ati none se we nyine igihe cyose amaze ari kuri aka kazi, we Leonire ati uzi ibibanza afite, amaze kugura ibibanza 2. Ati yo noneho mba ndi kumubwira ati noneho yaguze imodoka, akambwira ati reka ati imodoka se ni ibiki? Imodoka ko ejo bundi ugenda ikagonga ikarangira, ikindi kandi irakwexposa, abakobwa bose bagatangira kubona ngo wakize. Atari ko iyo nifite ibibanza nk'uko nta n'umwe umenya ngo umutungo wanjye ungana iki. Urugati tisha Andrew azi ubwenge. Atumva ati ndashaka ko tuzahura na Andrew. Nibwo Leonire yaje kubwira Andrew ati se Andrew uribuka Olga twiganaga meme class? Andrew ati yes ndamwibuka. Ati ndamwibuka cyane. Ese bura hari umuntu wize hariya ku ishuri utazi class yanyu, cyangwa se abakobwa 3 bagendanaga haryo uri undi yitwaga Ndera? Ahita ambwira ati uriya se yitwaga Derisa, ariko ngiye ntago ari inshuti yanjye. Andrew ati atariko mwaragendanaga muri 3? Leonire ati ya ati twaragendanaga, atabwo nashaka kukubwira ni Olga nyine. Ati Olga nyine sha hano se buno ubona twamubonera akazi, urumva nyine we ntabwo yagize amahirwe yo gukomeza muri kaminuza, atariko nyine ajya akora n'akazi nyine gaciriritse aragakora. W'icyangombwa nuko nyine yaba afite ahantu akorera abona nyine atekanye n'iki. Nibwo Andrew ahise ambwira ati umva shanza mubariza, cyangwa nawe nyine se ko wahageze uzakomeza ubaze tumenye neza niba hari akandi kazi twamuha. Hashize iminsi rwose, haragiye hashira nk'amezi 5 Olga agenda agakora akazi ke nk'uko yari asanzwe agakora kano gasanzwe. Nibwo bagiye kumva bumva umukobwa wundi wari ushinzwe gutegura icyayi akagitwara mu mabiro y'abandi, nyine we yabateguriraga icyayi, cyangwa bashaka no kugira aho bamutuma bakamutuma. Birumvikana ko rero ibi byo ntabwo byasabaga ngo kuba warize n'iki. Yaravuze nyine ngo agiye kuva ku kazi kubera ko yari afite ubukwe. Baravuga bati reka tuze kubwira Olga azaze kuri aka kazi.
nibwo bahamagaye Olga baramubaza bati se wabasha kuza gukorera hano ko ari ukuduha icyayi n'iki, undi ati yes nabishobora rwose. Yarishimye kubera ko bari bamukuye ku mushahara wa makeya, nubwo nako kadasaba diplome, kadasaba ibintu byinshi, ariko at least umushahara yari agiye gukorera wari wikubye nka kabiri indi mishahara nyine yagiye akorera mu yindi mirimo. Hanyuma rero yarishimye, aragenda atangira akazi, akazajya nyine akora icyayi akagishyira abakozi mu mabiro yabo. Birumvikana ko Leonide yari afite biro ye ndetse na Andrew afite biro ye, batangiye noneho kuba crew y'abantu batatu, bakagendana bagasangira, bagasharinga ibitekerezo, bakavugana nyine ku bintu bimwe, buri wese akavuga ku bintu bimwe bimuhangayikishije. Andrew akomeza kubagira inama, nubwo yari we mwana muri bo, nyine yari mutoya kuri bo, ariko agira ibitekerezo biri hejuru cyane, kubera ko Andrew mu buzima bwe ntago yigeze agira inshuti z'abantu batoya kuri we. Andrew akiniga, kandi nyine yari ari kubibwira bano bakobwa, akiniga no muri segonderi nyine, ubwo aba babonaga ko ngo yiga mu wa 4 bo biga mu wa 6, inshuti yabaga afite zabaga ziga muri kaminuza. ubwo we yari agiye muri kaminuza, noneho izo nshuti zo muri kaminuza urumva nazo zabaga zakuze, babaga ari abapapa, babaga ari abagabo, nyine we yahoranaga inshuti zimurenzeho z'abantu bakuru zifite ibitekerezo, handi bavuga kujya kunywa amayoga reka, we ahubwo igitekerezo yabaga afite, ese nagura buriya butaka mu mwaka uyu nguyu buzaba bwungutse aya, akabona bwungutse akavuga ati ariko buriya butaka nshobora kwemera nkabutanga nkabugurisha, hanyuma bwaba bunyungukiye miliyoni izi nkahita njya kugura hariya ahantu naho ndabona hagiye gutera imbere. N'ubwo buzima Andrew yari arimo, kandi nyine akiri mutoya. Ubwo rero nyine yahoraga ahereza bano bakobwa ibitekerezo, ndetse na Olga amusaba ko nubwo bwose we ari guhembwa amafaranga make ukurikije yabo, ariko nawe atagomba kuyarya ngo amaririze, agomba gusevinga uko byagenda kose. Hanyuma aba bakobwa bombi batangiye noneho gukunda Andrew, nyine bamukundira ko ari umwana mwiza, aba inshuti ze nk'uko nyine wakumva ngo ni brother and sister. Olga we yatangiye gufata Andrew nka musaza we. Olga nyine urumva yatwaraga icyayi akagishyira Andrew, cyokora nyine baba ari nko muri ranche bakaba bari kumwe ari batatu. Andrew rero yatangiye kwitegereza Olga rero akaba umwana mwiza, akaba umukobwa utuje, nta muntu n'umwe wamunanira kubana nawe. Nubwo wumve ko nubwo bwose rero nire yahoraga avuga ngo oya ngo nago Delisi yagombaga kuba ari mu buzima bwabo, ariko Olga we yarabishoboraga, kubera ko yari umwana ubana na mama we, nawe uzi ubwenge, kwa kundi bavuga ngo imfubyi yumvira mu rusaku. Yari umuhanga, nubwo atabonye ubushobozi bwo gukomeza kwiga muri kaminuza, ariko yari umuhanga, azi ubwenge, donc afite ubwenge busanzwe bwo mu buzima busanzwe, ubwenge bwe bwari bwinshi cyane, akundana na mama we cyane. Hanyuma rero Andrew mu kumwitegereza, mu kumwanariza, Andrew nawe nyine yari afite ukuntu ko kuntu ari umuhanga, agakunda abakobwa bateye nka Olga. Yaragiye akunda Olga yazana icyayi akamubwira ati se wabaye uretse gatoya, bakavugana bakaganira. Andrew yaragiye akunda Olga, ariko none baba bari kumwe ukabona ari kwitegereza Olga, kandi mu gihe Leonide we none yaragiye akunda Andrew ku rwego ruhambaye. Ubwo Olga yari amaze nk'amezi 8 gutyo akorera hano uno Andrew ndetse na Leonide bakorera, nyine washinzwe kubaha icyayi cyangwa se bashaka kumutuma nk'ahantu bakamutuma, nibwo muri aya mezi nyine Andrew yari afite anniversaire, nibwo Leonide yagiye yegera Olga aramubwira ati Olga ndashaka kukugisha inama, mbabarira umfashe n'ukuri. Olga ati nibiki se noneho habaye? Aramubwira ati umva Andrew nyine afite anniversaire, n'umushuti we wabimbwiye, ndashaka gukora iyo bwabaga, umva n'ukuri pe urabizi ko Andrew yatubereye umuntu mwiza, reba niwe wanyinjije muri aka kazi, nawe niwe wakuzanye, kandi nyine urabibona ko Andrew ari umwana mwiza. Ndumva ntago rwose ngusabye amafaranga, ndabizi ko amafaranga uhembwa ni makeya, ukongera ibibazo by'iwanyu, mama wawe nawe abagukeneyeho ko ugira icyo umufasha n'iki, atariko ngiye nubwo bwose nsevinga, ariko amafaranga yose mfite n'ubundi nta birenze mu rugo, ba amafaranga nibo bandihira ishuri, nubwo mfite akazi ibintu byose baracyabinkorera. None ndashaka kukugisha inama, ubu nyine duteguye party imwe ya danje, tugatumira abantu ba Andrew, tukazana wenda n'inshuti zacu, tugakorera anniversaire nziza cyane. Andrew urabyumva gute? N'ukuri uretse ubufasha bw'amayide ndi kugusaba, ntago rwose ndi bugusaba amafaranga.
ati none se sheri iyo urebye Andrew uba ubona n'umutegurira nyine anniversaire gutyo ifi irimo amafaranga menshi n'iki uba ubona ari ibintu azishimira. Andrew ngewe ukuntu mba mbona ateye mbona nyine niyo wagenda ukamushakira gift nziza cyane yakishima kuruta uko waspendinga ayo mafaranga yose wasevinze iki gihe cyose. Rero niratumva oya byaba bitaniye he nyine no kuba hari umuntu utari inshuti yawe cyangwa se ari umuntu usanzwe nk'uko n'ubundi hano ku kazi twese birazwi ko tuzana keke bikarangira tukakuririmbira abaguha gift bakayiguha. Nyine urumva ngiye nashakaga gutegura ibintu bya danje byo kugira nyine ngo Andrew basabone ko tumushimira ko tumukunda. ati shati ngiye simbizi gusa nyine wabikora kubera ko wumva bikurimo ariko nyine uba ugomba kumenyerega neza niba umuntu ugiye kubikorera icyo kintu kiri bumushimishe. Rero ati none se ninde wanga kugirirwa neza atari kibaze tuguteguriye nyine anniversaire nziza cyane ibintu byose twabishyize ku murongo ubwo se we wabyanga. ati shanga we nyine courage ndahari nzagufasha niki. Rero yaragiye ategura pati yashatse umuntu uri buteke atumira umuntu uri bukora akadekorasiyo nk'uko bisanzwe bajyaga basohoka Andrew na Leonire. Nibwo noneho yabwiye Andrew atumva uyu munsi turaza kugusohokana nyine nk'ibisanzwe urabizi ko wagize anniversaire rero nta surprise irimo rwose turaza kugusohokana njyewe nawe na Andrew rwose abantu bose bamuha gahunda akavuga ati no abashuti banjye bari bunsohokane akazi karangiye kuko uyu munsi wari umunsi w'akazi. Andrew yahise afata we na Leonire bahise bafata inzira baragenda bajya ahantu nyine ngo Leonire yabukinze bagomba gusohokera. Bahageze Andrew atangajwe no kubona hari decoration irimo ngo happy birthday Andrew, abona abantu batetse hari abashuti be benshi n'iki. Umva Andrew yarishimye pe byaramushimishije nyine yarashimiye ashimira cyane Leonire imbere y'abantu avuga ukuntu Leonire ari umwana mwiza avuga ukuntu we na nyine bamwitaho bameze nk'abashiki be mbese arabashimira arabataka. Ibirori biraba birarangira bukeye rero kuko uyu munsi byari vendredi bukeye byari samedi nibwo Andrew yahamagaye ati none se ntabwo turi bwinegure. ati mva njyewe ariko ndi tayari. yahise amuhamagara ati bahure. mu by'ukuri yarazi ko ubwo nyine bahuye kwinigura Andrew ndetse na Leonire. yakomeje ahindukira ubona ko hari umuntu ategereje Andrew amubwira se bite kutari pause bimeze bite ko ndeba udatuje. Nibwo yahise amubwira ati se Leonire ntabwo ari buze. Andrew ati se wamubwiye? ati oya ntabwo namubwiye ariko menyereye ko nyine tuba turi hano turi batatu. Andrew ati uyu munsi rero nagushakaga wenyine ndashaka ko tuganira. Nibwo yicaye aramubwira ati none se anniversaire y'ejo nyine ndabashimira yabaye nziza yagenze neza ariko se ikibazo nibaza ari amafaranga yose koko mwatakaje hariya aturetse ko ntari gutinyuka kubibwira Leonire. Reba akaza akora reba amafaranga yose yari yarasevinze ntekereza ko yaba yawe yabaye yose mwayamariye hariya. ati oya njye Leonire yaransabye ngo ntabwo ari bunsabe iby'amafaranga icyo turi bukore nuko ndi bumuhereza ibitekerezo n'iki atari ko yabikoze neza cyane pe. Andrew ati nyine cyo kibazo kuba yarabikoze neza yabikoze neza nanjye ndabyemera ariko se gufata amafaranga yose asevinze amezi angahe akayatanga muri pati y'umunsi umwe si mariage si iki ngo na anniversaire sha rwose pe ntabwo nari kumuca intege bigezaho ariko uri inshuti ye cyane kundusha. Ndashaka ngo ubutaha uzamugira inama ntabwo biriya bintu ari byo rwose ntabwo ari byo gufata amafaranga angana kuriya uzi ko ari amafaranga yatakaje hariya yakabaye ari gutekereza ati nagura n'akabanza gatoya cyangwa naguramo ikintu kizambyarira inyungu none afasha amafaranga. Nanjye ntabwo nanga ko abantu bishima urabizi ko hafi ya buri weekend turasohoka ariko apana gufata amafaranga angana kuriya ngo ayatakaze gutyo gusa. Ati nyine narahageze mbona ibintu ni byiza uburyo biteguye birasa neza atari ko natekereza ko ari imishahara ye y'amezi angahe numva ubwoba buranyishe.
ubutaha uzamugira inama. Olga ati yego Andrew humura rwose utaha nzamugira inama, ahubwo ubwo se basi byari kuba byiza iyaba nawe arangaha ukabimubwira. Andrew ati oya ntabwo ngiye nabimubwira gutyo gusa kubera ko ashobora gutekereza ko ibintu yankoreye atari byiza cyangwa nabigaye n'iki, none ugasanga kuba we yaratekereje ko ari kunkorera ikintu cyiza ukongeraho kumwumvisha ko utabishimye, yakomereka cyane. Ibaze nyine gutakaza amafaranga angana kuriya none ukongeraho ko ibyo bintu utabikunze. Ibyo nabyo ntabwo nashakaga ko yiyumva gutyo, ariko nyine mbikubwiye nk'inshuti ye kugira ngo ubutaha uzamugira inama. Rwose ari amafaranga yagombaga gukora ikintu kibyara inyungu, apana kuvuga ngo anniversaire ugaspendinga amafaranga yose angana kuriya. Olga ati yego murakoze cyane. Olga amaze gutandukana na Andrew yagiye guhura na Leonire mushuti we, nyine bari kuvuga nabo uko umunsi wagenze, ukuntu ibintu byose byari bimeze neza, decoration, kurya, kunywa, amagift, nyine ko ibintu byari bimeze neza. Ariko none ukajya ubona Olga ntatuje, yabuze ahantu ahera amubwira uburyo ki rwose Andrew atashimye uburyo ki yatakaje amafaranga angana gutyo. Neza yabuze aho ahera, barakomeza baraganira, undi akambwira ati shati nukuri byasaga neza. Batandukanye rero Olga neza yabuze aho ahera abwire Leonire ko ibintu atakoze ari byo, cyane ko nawe yari yabimugiriyemo inama mbere y'uko abikora. Ariko nyine umutima wakunze se, Leonire we yumvaga yatanga ibyo afite byose, kuko nanone nawe ku rundi ruhande ntabwo turi bumublaming, yumvaga yatanga ibyo afite byose kubera Andrew. Arangije rero abonye ko yabuze ahantu amuhera, nibwo nawe yatekereje Olga, aravuga ati ariko se ubundi uyu mukobwa ufata amafaranga yose ya savings iki gihe cyose akayatakazaho umuhungu, kuko Olga nawe mu by'ukuri yaravugaga ati nuko ntafite amafaranga y'ikirenga ariko nanjye ibintu ntabwo nanabikora. Nibwo yahise amubaza ati ariko se ubundi rero nireka nkubaze, wafashe ariya amafaranga yose kuko wari warasevinze kiriya gihe cyose uyateguramo pati ya Andrew, sha ugira umutima. Rero nirahita amubwira ati Olga erega uri inshuti yanjye nta kintu naguhisha, nta kintu kibaho nakima Andrew, kuko erega n'ibintu byose ndimo niwe mbikesha. Ariko noneho numva binteye isoni. Olga ati nibiki se biguteye isoni, mbwira uramukunda? Rero niratumfasha nukuri kwimana nkunda Andrew, simbizi nkunda Andrew cyane. Niba nzagenda nkamubwira ati Andrew ndagukunda, yes mwami, sinzi ukuntu nyine byagenda ndamutse ngiye kumubwira ngo ndamukunda. Ese ubundi we mbabarira umbwiza ukuri, wumva nyine yabifata gute? Yanyita se nk'agakobwa kadashobotse, like kagashinzi kiteretera, cyangwa nyine yavuga ati wow uri umukobwa mwiza uzi gufata icyemezo, uje kunyibwirira ko nkunda. Umva mara we simba nzi uruhande yahagararamo. Olga aramubwira ati sha biteye ubwoba, ariko nyine courage chérie, courage. Kuba umukunda ni kimwe, no kumwereka ko umukunda ni ikindi. Rero nirati none se ubwo ko tuvuge ko abatabibona, ati nyine ibaze ukuntu ejo yafashe ijambo akavuga ngo njye na Olga ngo dufata ngo nkabashigiye, numvaga ngiye nko kurira, numvaga nawe ngati ubwo ntagona ko ngukunda. Olga ati shati ni ukuri pe amahirwe masa, ari nabwo nyine kuri uyu munsi batandukanye. Bamaze gutandukana akazi karakomeje nyine kuwa mbere. Kuri uyu wa mbere rero nibwo amafoto ya BD ya Andrew yasohotse, nibwo photographe nyine yayahaye Leonire aratangira arapostinga, ubona ari proud yabyo rwose. Arapostinga umva aragenda akora gashene, yashyizeho amafoto hafi nyine ikirori cyose uko cyatangiye, uko bamutunguye, uko byagenze, amagift, amakeke, kurya, mbese n'umuntu utari uhari yahise abibonera byose kuri stati ukuntu umunsi wagenze. Noneho Delise rero dore ngazabone stati za Leonire, ahita yongera ahamagare Olga, aramubwira ati Olga uri he? Olga ati shati nyine nibwo nkigera mu rugo, byari ku mugoroba. Aramubwira ngo uri mu rugo, none se nze nkurebe? Undi ati yego nta kibazo ngwino ndebe. Arangije aragenda, ageze iwabo yaratangira aramubwira ati Olga mbarira umbwire ubundi harya ngo waje kubona akazi hariya Andrew na Leonire bakora? Ese ubundi njye mwanshakiye akazira
ugatumva noneho se kandi urashaka akazi, njye najyaga mbona wagira ngo nta kazi ukeneye muri ubu buzima, uzarinda upfa nta kazi ushatse. Si ubuderi koko ubu wabuze n'akazi gaciriritse wakora? Ubu se njyewe hari ako nsa nk'umuntu ukora amasuku nyine, uretse ko barantuma nkabahereza icyayi, ariko niba hari akazi numva nkunze ni aka ngaka. Undi ati arangije yahise afata telefone ya Olga, atangira nyine kujya muri galeriye, atangira kureba amafoto, ataramubwira bwa busutwa bwa stati yabonye za Leonire, za Andrew na Leonire. Arangije ajya muri telefone, akijya muri telefone Olga we bari bataramuhereza amafoto, urumva niho yashakaga nko guhera, akinjira muri galeriye akajya mu mafoto, yamara kureba amafoto agahita wenda atangira avuga ati ego ko ati sibi n'ibiki byabaye ryari niki, kubera ko azi neza ko ushize yavuze ibya stati ya Leonire, yumva Olga nyine ntabifashe neza. Noneho arangije atangiye kureba mu mafoto, rero yahise abona amafoto ya wa munsi samedi ubwo Olga yahuraga na Andrew, nyine bifashe n'udufoto nabo basohotse, cyagiye bavuga ngo bagiye kwinigura baganira. Andrew ari kubwira Olga ati uzabwire rwose Leonire ko ibi bintu atari byo. Andrew yasabye Olga ko bifotoranya, barifotoranya bakoresha na telefone ya Olga, yumvaga nta kintu bivuze. Derise rero akiyagwaho ahita avuga ngo ngo none se reka nkubaze, uyu mutipe ariko mwaramusariye? Olga ati ariko ibyo ni ibiki Deri, ibyo ni ibiki uri kuvuga, uri kwiyumva ibintu uri kuvuga? Ngo sinabonye stati za Leonire muri anniversaire, ese undi yo muntu mirada? Ndati none se Andrew ni inshuti yawe ku buryo twari kugutumira? Undi ati Andrew ntabwo ari inshuti yanjye, ariko mwe muri inshuti zanjye. Undi ati ntabwo ari njye watumiye, rero ni Leonire watumiye kandi urabizi ko atari kugutumira, ibyo rwose we kwirirwa unabitindaho. Derise ati none se reka nkubaze, nabonye stati za Leonire urumva, hanyuma wowe ibi ni ibiki ko ndeba nawe uyu mutipe yakwipangaritseho? Uyu mutipe se njyewe ndibaza ni wowe mukundana cyangwa akundana na Leonire? Olga ariko nta n'umwe bakundana muri abo, kuko nta muntu urakubwira ko ari mu rukundo na Andrew. Andrew ni umukozi dukorana pointre. Derise ati nzaba ndeba, wowe se undi ko ndeba nta mafoto y'ibiro ufite n'iki? Undi ati ntago nyine Leonire arayama, ariko nyine buriya araza kuza kuyama. Ati nta birenze, nta bintu byinshi, n'ubundi se mba postinga ibiki ngiye ko ntanakunda no gupostinga. Derise yamaze umwanya afite ino telefone ya Olga, ariko nyine Olga akajya abona ko ari guslidinga nyine areba amafoto, aravuga tuki. Hanyuma nibwo yamuzaniye icyo kunywa, ko yarari nyine Derise yarari wabo wa Olga. Ubwo muri uko kugenda Derise yafashe ifoto ya Olga ari kumwe na Andrew arayiyoherereza, arangije ahita nabisiba muri telefone ya Olga ko yiyoherereje ikintu. Arangije yashize umwanya aza kuza gutaha, abwira Olga nyine ati shati reka ntahe, nanje kukureba waragiye uba bize n'akazi, ati harigimba numva ngo ukumbuye rwose ujye ugira gutya nanjye uzundebe nanguka ukuntu nyine mwagiye mukanyibeta. Ati n'ubwo bwose ntafite akazi, ariko nyine mumenye ko uri inshuti yanjye. Olga nagomba kubinkora, nagomba kunta gutyo gusa. Ariko nyine Derise akaba mu busanzwe agirira ishyari cyane Leonire, kubera ko ababona Olga akunda cyane Leonire. Kubera iki Olga akunda Leonire cyane? Kuko abona ko hari byibura at least hari ibyo amusoromaho, hari ibyo amusaruraho, afite ibitekerezo bizima, amwungura inama, akamushakira akazi. Nyine iyo bari gusharinga ubuzima uba ubona ubuzima bukunda, mu gihe Derise we nta kintu yagufasha mu buzima. Ni wa muntu wagira ngo ntagazi ko ubuzima imbere bumutegereje, aracyabi iwabo, nta kazi ntaki, mbese ni wa mwana udafite ikibazo na kimwe. Rero Olga bigatuma inshuro nyinshi bari kumwe na Leonire, kuko azi ko Leonire byibura we afite mu mutwe hazima, iyo bari kumwe rimwe na rimwe bapanga ibya business, mu gihe Derise aba ari ubusutwa gusa muzaniye. Hanyuma Derise rero yaragiye agirira ishyari cyane Leonire, nyine ukuntu abavuga ngo urganga igihe kinini ngo akimarana na Leonire, ngo Leonire yamutwaye inshuti ye. Hanyuma rero amaze kugenda yahise ahamagara Leonire, aramubwira ati Leonire umeze neza? Undi ati yego meze neza Deri, wowe bite? Aramubwira ati meze neza. Aramubwira ati umva ndagushaka.
Leonire ati uranshaka unshakira iki Deri? Arambwira ati umva ni ibintu by'ibanga kandi noneho by'umwihariko Olga nuze kumubwira ko twabonanye. Leonire ati okay. Leonire nyine yahise atekereza ati none se ni ibiki Olga yaba yankoreye ku buryo Derise ko mbizi ko ari abashuti adashaka ko amenya. Yaragiye ajya kumureba atangira kumubwira ati Leonire rero urabizi ko nubwo bwose ndi inshuti ya Olga ariko nanone sinabona Olga ari gukora ikintu ngo mbyirengagize, urumva sha ntago mbizi wenda sinzi relationship iri hagati yawe na Andrew, ariko ngewe ndi kureba stati zawe mba mbona ko ukunda Andrew, ariko ikibazo nuko umbabarire kuvuga ibi ariko ndabizi neza ko abakobwa ikintu cya mbere mujya mupfa ni abagabo. Mumbabarire rwose Andrew ntazabashwanishe ndabinginze. Leonire ati kwiki utekereza ko Andrew yadushwanisha njyewe na Olga? Sha wapi pe. Derise atamwereka ifoto arambwira ati none se Olga ko nta na rimwe ndamubona yapostinze Andrew, hanyuma se aya mafoto ari muri telefone yabo iyi se si yejo anniversaire yabaye kwa gatanu, iyi foto si yejo kwa gatandatu? Leonire yakanuye amaso ati what? Diri iyi foto wayikuye hehe? Arambwira ati nayikuye muri telefone ya Olga, ariko nyine Olga ntabyo azi ko nayikuyemo, ariko nyine ngiye ikintu nshaka kubisabira mumbabarire pe, ntago nshaka intambara zanyu, ndabizi y'abakobwa bashwanye. Umva umukobwa warakaye Satani nawe ubwe aramanuka agafata ikigo agafata isomo, muzambabarire mukundanye igihe kinini wowe na Olga sinzabumva umuhungu yabashwanishije. Leonire ati hoya ibingibi ntago bishoboka ntago bibaho, ariko Olga burya ni indyarya koko. Na ako mana yanjye nanjye ngatangara impamvu ibintu byose mba mbimubwira akigira nyoni nyinshi, akigira nk'aho atanshyigikiye, kumbe nawe akunda Andrew. Kumana ubundi umuntu umwizerwa ninde muri iyi si? Shaderi urakoze cyane. Derise ati none se kandi nkoze iki? Ni iki kibaye bigenze bite? None se ukunda Andrew? Ati reka nkubwire Deri ni ukuri pe, urabizi ko mu busanzwe ntabwo uri inshuti yanjye, uri inshuti ya Olga, urabizi neza ko ntabwo simbizi ko nabikubwira, ariko nyine sha umbabarire ko nagiye nyine nkurakarira nkabona ko utari umwana mwiza, ukuntu ibintu byose uba utabyitayeho, ariko reka nkushimire iki kintu, ntabwo narinzi ko Olga ari indyarya bigeze aha, ibaze nyine ko abizi ko nkunda Andrew. Abakobwa ibaze naricaye ngewe ubwanjye ndabimubwira ngo Olga nkunda Andrew, ndi no kumubaza se Andrew nzamubwire ko mukunda cyangwa mureke basi njye nkora geste abibone ko mukunda, atari kibaze nyine ko basigaye basohokana ntanambwire, kandi wumve ko njye nta munsi n'umwe ndanasohokana na Andrew turi babiri Olga adahari. Ubu si ibintu kuki atabimbwiye? Reka nkubwize ukuri Olga ndamubonye ntambonye. Derise ati umva umbabarire rero, reka nkubwire Leoni umbabarire, ibi bintu ntibizangarukeho ndakwinginze, Olga ntazigera amenya ko ibi bintu ari njye wabikubwiye. Leonire ati humurerega sheri nanjye sindi umwana, ntago azigera bimenya, ariko ndabizi neza ko bo hari ikindi gihe bazapanga bagahura ntahari, ahangaha ntihazahita abonera umujinya wanjye. Umva azambona koko, azabona njyewe Leonire uwo ndiwe, nanjye ngiye kumwigiraho indyarya nk'uko yanyigizeho indyarya, azabibona neza ko ntigeze nanamukeka, ko ntigeze menya ko ajya ahura na Andrew njyewe ntahari, hejuru yuko nabimubwiye ko nkunda Andrew cyane. Derise ati shati rero mana yanjye umbabarire rwose, sinshaka imirwano yanyu, umbabarire reka nigendere, amahirwe masa. Yahise agenda, ariko Leonire asigara arira yababaye. Ariko Derise yari umwana mubi koko, urumva asize abateranyije kandi ari kwivugisha ukuntu adashaka ko bashwana, kandi tena arabikoze tayari, nicyo kimuzanye n'icyakoze, n'ishyari ryaramumaze ry'ukuntu Olga akundana cyane na Leonire kuruta uko Olga mukunda, ariko noneho akaza avuga ko atashaka ko bashwana kandi ari byakoze. Batangiye kubana Olga na Leonire noneho bameze nk'indyarya. Umva
Olga atangira kubibona akazajya yibaza ariko Leonire afite ikihe kibazo. Leonire nawe mu mutima we akavuga ati Olga, ndabizi ko undyarya, ndabizi ko ukunda Andrew, gusa hari umunsi umwe nzagufata kandi uzahita ubona neza Leonire wondiwe. Iminsi yaragiye irashira. Uko iminsi ishira niko Andrew ari guha message Olga, wageze mu rugo, wariye se, waryamye, mu gitondo bonjour, ese uragera mu kazi ryari, yaba ari mu kazi akamubwira ati se wanzaniye icyayi, yamugeraho Olga wambaye neza, ibintu nk'ibyo. Olga noneho we kubera ko yarazi neza ko inshuti ye ikunda Andrew, noneho Olga we yakoze ikintu cyo kwibuza Andrew noneho uko Olga arushaho kumwibuza no kumwiyima, Andrew noneho ahubwo ibyo byo bikamusaza, akabona n'umukobwa wihagararaho, akabona n'umukobwa akeneye mu buzima, kuko Andrew we yakundaga umukobwa nyine yabona yihagazeho. Uko yageragezaga kwegera Leonire, kuko Leonire yamukundaga cyane, Leonire akahita amera nk'umuntu wamwirekuriye, noneho akabona bitandukanye no kuri Olga, kandi Olga akamwibuza kubera ko adashaka conflit hagati ye na Leonire. Yari abizi neza ko Leonire amukunda, Olga aragenda arabyibuza, na mbere nubwo yamukundaga nyine nkaho ari bro wabo, akimara kumenya ko Leonire akunda Andrew, Olga yaragiye noneho byose abisiba mu mutwe, afata Andrew nkaho ari umuntu nyine bahuye bwa mbere. Uko agerageza kumwiyima, noneho ahubwo Andrew we akagerageza gushyiramo imbaraga, kubera ko yaramwandikiraga Olga ntasubize, yamubwira cyo kora wambaye neza, undi ati merci, agahita asohoka akagenda. Andrew nyine akabona uyu mukobwa aba yihagazeho, ntashobora kumwereka amarangamutima ye, kandi nyine undi ari kubifunga kugira ngo hato Andrew atazamukunda. Noneho bikarangira arakaranyije na Leonire, yamaze kumenya neza ko akunda Andrew. Iminsi yaragiye iba myinshi, Andrew no kwihangana biramunanira, yumva ari gukunda Olga mu buryo buteye ubwoba. Nibwo yamubwiye ati Olga, ndakwinginze mbabarira, ndagushaka byihutirwa, umbabarire kandi ntago Leonire araba ahari, ndagushaka cyane kuko ikintu ngushakira ni ingenzi. Olga yagize ubwoba, aratekereza ati se n'iki kintu Andrew anshakira yagombye kumbwira gutyo anyinginga. Aratekereza ati wasanga ari ibibazo biri hagati yiwe na Leonire. Yumva ko ashaka kugenda akumva Andrew, hanyuma agafasha inshuti ye akongera akabahuza. Ubwo yamuhaye gahunda bajya guhura. Mu guhura rero, kubera ko Leonire noneho yari asigaye abacunga bya hato na hato, baragiye baricara bararya. Ubwo Leonire abamaze kubimenya, yari yaranabivuganye na Derisi ati mva tugomba kubacunga. Derisi niwe wababonye bwa mbere, ahita ahamagara Leonire aravuga ati mva mbonye Andrew ari kumwe na Olga, waba ubizi se? Leonire ati ubabonye he? Leonire yaragiye arabakurikira, abantu baragenda baricara bararya baranywa. Bamaze kurya no kunywa rero yaricaye ku yindi table, bo batamubonye, urumva bo bari bari muri gahunda zabo, we yaragiye yicara kuri table abateye umugongo. Ntibamenye nyine ko ahari, ntibamubona. Gusa iyi table yari yicayeho niyo Andrew ndetse na Olga bari bicayeho, harimo intervalle ndende ku buryo ntago umuntu yashoboraga kuba, ntago Andrew yashoboraga kuba ari kuganira na Olga ngo noneho Leonire abumva aho yari yicaye. Ariko nyine yashoboraga kujya ahindukiraho gatoya akareba wenda nka reaction bafite cyangwa akareba ukuntu bameze. Yararebaga nyine akabona ntago begeranye, bari kuvugana, baravuganye bavuganya akanya kanini. Hashize akanya akajya abona nyine Olga arimo ararira, amaze kurira Andrew nawe ararira. Agiye kubona abona Andrew avuye mu ntebe yari yicayemo, aragiye ahoberanye na Olga, barahoberana cyane. Barangije Andrew ahanagura mu maso ya Olga, ariko ahantu yarari Leonire yarari kuvugana kuri telefone na Derisi. Akamubwira ati none se ndi kubona umwe ari kurira, ati n'undi ararize. Akongera akamubwira ati none se barahoberanye, ati ngende nkubite ka Olga. Derisi ati reka wibeshye ukagenda ugateza imvururu, wavuga ko wabakurikiye gute? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ntuzi ibintu bari kuganira. Icya gatatu noneho kinakomeye, urumva waba wigaragaje nabi kuri Andrew, jya ugira ubwenge. Leonire ntabwo ugomba guteza imvururu, wowe noneho uri kumva ibintu byose nakubwiye, noneho urabyiboneye n'amaso yawe, urumva.
Orga nyine afite ukuntu ari akaryarya n'ubu ngubu bimuwaje ntabwo yabikwemerera, ariko nyine ubimenye, sinzi ukuntu uri bubigenze, ariko noneho nushake uwereke Orga ko wabibonye, ariko nyine ntuteze induru kugira ngo Andrew ataza kuza kubibona. Nibwo Leonire kuko yatekereje aravuga ati ntago, nubwo bwose mu mutima we byari bimukomereye cyane, ariko yirinze kugenda ateza imvururu, ariko ashaka kwereka Orga ko yabibonye byose Andrew ari kumwe na Orga. Yaragiye arahanyura, aragenda abona bombi nyine Andrew ari guhanagura Orga ku maso, arangije ahita agenda aravuga ati mwembi kuki muri hano njyewe ntahari? Orga ushobora kuba usigaye unyibeta. Orga ati sha Leonie, ni ukuri natwe nyine twisanze twaje hano. Undi ati aravuga ati okay, nari nyuze hano ndababona, ndavuga ati reka mbasuhuza, ariko ubwo amaso ya Leonire yatukuye. Orga we yahise abiremarika, arabibona rwose ko Leonire yashize, ahita anabyiyumvamo rwose ko yabakurikiye, ko wagira ngo yabashyizeho ingenza. Arangije amaze kubereka ko yababonye ahita agenda. Naba rero Orga nawe yese akora uko ashoboye kugira ngo atahe. Hanyuma ageze mu rugo yahamagaye Leonire inshuro imwe, Leonire yanga kwitaba, amuhamagara bwa kabiri yanga kumwitaba, amwandikira message ati Leonire tugomba kuvugana. Leonire yari yarakariye Orga mu kazi bagahura ntamusuhuze. Ku munota wa nyuma Orga noneho agahinda kenda kumwica, yaramubwira ati Leonire tugomba kuvugana, ndakwinginze uri inshuti yanjye. Undi ati ndi inshuti ziba, ndi inshuti yawe, wowe njyewe nawe turi inshuti, umugambanye gusa umwicanyi. Reka nkubwire Orga, narakubonye ntiwambonye, mu buzima bwawe uzansibe, mu bitekerezo byawe uzasibe ko wigeze no kumenya umuntu witwa Leonire, urumva? Yese yikubita aragenda. Si bukeye Orga agiye kureba kuri stati za Leonire, asanga Leonire ari kumwe na Delise kuri stati, bari gusleyinga, bari kwifotorera muri snap. Orga yumvise ubwoba bumwishe, aravuga ati Delise na Leonire bari closed gutya, bari inshuti, ubona ko ari inshuti. Noneho ubwoba bwongeye kumwica, abwira Leonire tugomba kuvugana. Leonire ati nta kintu mvugana nawe, wamwicanyiwe, wamugomewe, wakaryaryawe, uri umuhemu, umva nzarinde mpfa ntongeye no kumenyana nawe, gusa ibintu byose wakoze uzabyicuza. Ubwo Leonire na Delise bagiye gucura imigambi y'ukuntu bagomba gukora uko bashoboye bakiruganisha Orga, kubera ko Orga naba atagikora hashyira Andrew icyayi, Andrew azamwikuramo. Baragiye, Leonire nyine urumva niwe wakoraga hano hantu Andrew yakoraga we na Orga. Arangije aragenda aramusopanyiriza mu kazi, avuga ukuntu ibintu bya Orga nyine bitagenda neza. Umva kugeza igihe hashize ukwezi kumwe batavugana neza, kandi nyine Leonire akagerageza kugera imbere ya Andrew agaseka, ariko yagera imbere ya Orga bikaba ibibazo bikomeye cyane. Arangije agiye kumva Andrew agiye kumva yumva ngo Orga bamwirukanye, abona haje undi mukobwa niwe uri gutanga icyayi. Arangije abaza Orga ati Orga byagenze gute, kubera icyo utambwiye ko uko bakwirukanye ku kazi? Orga ati sava Andrew. Noneho yumvaga adashaka n'ikintu na kimwe kizongera kumuhuza na Andrew, kuko nawe kuva kuri aka kazi yumvaga byaba ari nk'ikintu cyiza kigiye kuba kugira ngo Leonire adakomeza kumurakarira, ariko n'ubundi nubwo yahavuye. Noneho nubwo akima amakuru Andrew akamubwira ati Andrew rwose ndeka, nta bintu nyine baranyirukanye nk'uko wabibonye, rwose mbabarira byihorere. Andrew yaragiye aratekereza, akajya avuga ati ariko se Orga yakoze iki cyatumye bamwirukana? Arakurikirana shwi neza bura amakuru ikintu cyatumye Orga bamwirukana. Ubwo nibwo Leonire noneho yabonye noneho rugari gutangira kuza kwipendekeza kuri Andrew, kumwibonekezaho, kaza yambaye neza, agakora uko ashoboye ngo Andrew amubone, ariko neza akajya abona Andrew ntari kumubona. Orga we aho yari afite agahinda gakomeye, arabyuka ari mu gitondo yandikira message Leonire, aramubwira ati sheri rwose pe wanze ko duhura tukavugana nkubwira ibintu byose, ntago nzi ibintu utekereza, sinzi ibyo untekerezaho, ariko nukuri ndagukumbuye, nkumbuye bya bihe, nkumbuye kubona njye nawe twicaye duseka tuganira. Ati umutima wanjye urihebye urigunze, urabizi ko
niwe nshuti ngira nshobora kubwira ibintu byose biri kumbaho ibindemereye. ati ubu rero mfite ibintu byinshi byo kukubwira ariko ntuhari. Leonire, ndagukumbuye cyane, wambabariye ko kukampa umwanya. ati mfite n'ibindi byo kukubaza. ese ko usigaye uri inshuti cyane na Delice, aho ni amahoro? Noneho ibi byo, iyi message Leonire amaze kuyisoma ntago byamuteye impuhwe n'iki, ahubwo yese yumva umujinya ahita amuhamagara aramubwira ati organza kubwire ryari ngo unyibagirwe, ibyo byo kumbwira ngo nkumbuye kumbona nseka n'ubugambanyi bwawe. hanyuma ibyo uko ndi inshuti na Delice rero ndumva icyo atari ikibazo kikureba, ntago bikureba pe, urumva? hanyuma umenye ibyawe nanjye menye ibyanjye. Urugeta amubwira ati nukuri mbabarira duhure, ndakwinginze nushaka unuke unkubite uko ushatse, ariko ndakwinginze mbabarira duhure. Leonire yahise atekereza atoke, yahise atekereza muri we aravuga ati reka nze muri n'aka gakobwa noneho ngahereza ukuri, cyagiye natinye kugakubitira imbere ya Andrew, ubu noneho arambona. Leonire mu by'ukuri yagiye atekereza ko nibamara kuganira bari bunafatane bakarwana. yagiye yiyemeje akwambarira kora, mbese agenda avuga ati Olga ibyo wigize si wowe ukomeje kunkurikirana, sinakwirukanishije mu kazi bikarangira, ubu none nkaba nari nibereho ubuzima bwanjye n'ubundi ukaba stili ugaruka kongera kunkomeretsa umuntu wari inshuti yanjye magara bikarangira mpemukiye bene kari akageni. ati buretse ndaje nkwereke. yagiye yikokinze avuga ngo agiye kugenda arwane na Olga. ageze kuri Olga yahise amushyira telefone imbere ye, arangije aramubwira ati ndashaka ko wumva ibi ngibi. Leonire ati ni ibiki ariko ngomba kumva? yaratangiye arumva, yumva ni ikiganiro cya Andrew na Olga, aracyumva cyose. aramubwira ati okay, warangije? Leonire ati yego ndarangije. ati aho byari ku munsi wa mbere ubwo nari ndi kumwe na Andrew wowe udahari. arangije ahita afata telefone ashyiramo n'ahandi. aramubwira ati do, iki ni ikiganiro cya kabiri, ubwo wazaga ukatwereka ko watubonye, icyo ni ikiganiro kindi nagiranye na Andrew. Leonire yararize ararira aravuga ati kuri kine narakubwiye ko Delice ari toxique, ariko bikarangira ari njyewe ubaye inshuti ye. kubera iki nabaye ikigoryi, kubera iki nabaye igicucu, ibi ni ibiki koko byambayeho? Leonire, wabaye ikigoryi gute ujya kwizera Delice? Olga ati none se ibyo bintu byose bikurimo no gushwana kwanjye nawe ni ukubera Delice? Leonire ati Olga, I'm very sorry. yarapfukamye n'amarira menshi aravuga ngo Olga, mu buzima sinzigera ngira inshuti imeze nkawe, ariko ntabwo nzi impamvu nigeze ntekereza ibi bintu byose natekereje. Olga mbabarira, basi se n'iki kintu nagukorera kugira ngo basi mpabwe imbabazi zawe? Olga yahise amufata, yarapfukamye aramuhagurutsa aramuhobera, aramubwira ati Leonire, nta kindi kintu wankorera uretse kuzahora unyizera, ntago nshobora gukora ikintu cyo kuguhemukira, ntago nakugambanira. Leonire, ndagukunda cyane, uri ubuzima bwanjye. Leonire, uri umuvandimwe wanjye, uri inshuti yanjye magara, kandi niwe nshuti yonyine ngira. urabizi ko ntigeze na rimwe nkurutisha Delice, kubera ko ibi byose nabwiye Andrew niko kuri muri njyewe, ariko nari mbizi neza ko ibi bintu nzakenera kubikubwira. ndavuga ati reka mbirikodinge ntawamenya. yaramuhobeye aramubwira ati mana yanjye, none se ubu nakwirukanishije ku kazi nkurenganya, none se ubu koko Olga ubu se basubayeho gute? bararize bombi ari kumubaza ngo ubayeho gute ko nakwirukanishije ku kazi. Olga ati nyine bundi kuryayo nari narasevinze. aramubwira ati none se ubu nkora iki koko? ati tugomba guhura njye nawe na Andrew. bahise bagenda barahura ari batatu, Andrew, Olga na Leonire. ibi bintu byari bimaze igihe bidaheruka. nibwo Leonire yafashe ijambo aravuga ati ndabasaba imbabazi kubera ko nabaye inshuti mbi. ati kandi hari n'ikindi kintu nifuza. Andrew, urabizi ko nyine nagerageje kukwereka ko ngukunda, ariko namaze kumenya neza ko ufite undi muntu ukunda,
kandi uwo muntu ukunda ni Olga rero kuba akwibuza akakwiyima akanga kugukunda akanga no kubihitamo ni ukubera urukundo rwinshi nkunda kandi yari abizi neza ko ngukunda, ariko rwose ntabwo ari njyewe ngiye kwivanga hagati y'abantu Imana yifatanyirije. Olga nawe ndabizi yagukunda. Andrew uri umuntu mwiza kandi nyine ndacyagukunda cyane, ndacyagukunda pe, ariko kubera ukuntu Olga ari umwana mwiza niwe muntu ugukwiriye, kubera ko njye ndi umwana mubi cyane, ninjye wamwirukanishije ku kazi. Andrew ati what? Uzi ko mu bantu bose natekereje Leonire ntabwo nigeze ngutekereza bitewe n'ikiganiro nagiranye na Olga, ntabwo mu bantu bahemukira Olga nigeze ngutekereza. Wabikoreye iki? Olga ati sava Andrew, nyine banza wumve Leonire, banza umwumve byose kubera ko twagize inshuti tubamo hagati, ni inshuti mbi. Yahoraga ambwira ngo nindeke Derisi, wa mwana twiganye n'ubundi kumwe twabaga turi batatu, yakomezaga ambwira ngo nimureke, nanjye nkumva mbuza imbaraga zimureka, ko nabaga mvuga nti se ndamureka bigende gute? Ariko kugeza ubwo yatujemo hagati neza aradushwanisha kuriya wabibonye, ati habuze gato kugira ngo tunicane. Nuko nyine ngiye ibintu byose mba nabitwaye gake, ariko Leonire yarandakariye cyane, niyo mpamvu rero nifuza ngo mureke ibintu byose ashaka kuvuga abivuge. Leonire ati ni ukuri Andrew, nanjye rwose ntewe ikimwaro n'ibintu byose nakoze, kubera ko Olga yambereye inshuti kuva mu bwana bwacu, turigana muri segonderi turakomezanya, angira inama aramfasha, ariko nyine iyo nshuti mbi yitwa Derisi byarangiye tujemo hagati hahandi njyewe byandenze. Ati wenda ikintu n'ikindi nakubwira uze kubabarira Olga, kubera ko ibintu byose mwagiye muvugana yarabirikodinze. Andrew ati ariko si ibi ni ibiki? Olga wari kodinze ibintu byose twavuganye kugira ngo bigende bite? Olga terega nk'uko nabikubwiye, Leonire ni buri kimwe kuri njyewe. Leonire ni buri kimwe kuri njyewe, ati biriya bintu navuze nakubwiye n'ubu nabisubiramo. Nibwo bahise bafata ya majwi noneho Olga yari kodinze kugira ngo Andrew koko abisubiremo yemere neza ko ibi bintu ari byo. Atangira kumva cya kiganiro cya mbere bagiranye bari kuvuga ukuntu Leonire atagombaga guspendinga amafaranga angana kuriya yose, ngo na anniversaire ngo nibiki ibintu nk'ibyo. Yumva nyine nibyo bavuganye. Akini cya kabiri, ikiganiro cya kabiri bagiranye, yumva nyine Olga uburyo yari ari kwinginga Andrew, amubwira ati Andrew mbabarira, uri umuntu mwiza, ntiwabura umuntu ugukunda, ariko niba uzi neza ko nkunda basi mbabarira unkundira inshuti yanjye Leonire. Leonire ni buri kimwe cyanjye, Leonire ndabizi aragukunda kandi agukunda urukundo rwinshi pe, nta buryarya agira, ndamuzi neza, ndakwinginze wowe kabyara we mbabarira unyibagirwe ukunde Leonire. Atangira kumubwira ukuntu Leonire ari buri kimwe, kubera ko bakiga muri segonderi we yabanaga na mama we, ariko yajya kureba akabona uko Leonire yapanze ibikoresho kuko iwabo bari abakire cyane, agahazana n'ibikoresho bya Olga, guhera ku isabune, amakorogate, amapapiye jenike, amavuta, ibintu byose akamuzanira. Ati rero mama wanjye yagorwaga no kubona minervari, ibindi byose Leonire yabaga yabinzaniye. Ati twarakomezanyije, abonye ko njye ntakomeje muri kaminuza yamekingaga shuwa ko amafaranga iwabo bamuhaye nanjye ari bumenye ko nisize, akangurira amavuta kandi twararangije kwiga. Ati ibyo birangiye ahantu hose nagiye nkora niwe wabaga wanjyanyeyo, ati no kugeza kuri aka kazi ndimo Andrew. Ati rero rwose ndabizi neza n'ibintu yambwiye, yarambwiye ngo aragukunda. Ahangaha Olga ari kubivuga niho yaturitse ararira, amaze kurira Andrew nawe abonye Olga ari kurira aravuga ati none se ubu ndabigenza gute koko Olga, ko nagukundaga ukaba uri kumbwira ngo ninjye gukunda Leonire nkaba mufata nk'umuvandimwe. Andrew nawe ararira, mu kurira barahoberana, Andrew atangira guhoza Olga. Icyo kiganiro nuko cyagenze, barongera bagisubiramo, arangije Leonire ahita abwira Andrew ati noneho rero rwose mbasabye imbabazi, ni ukuri mbasabye imbabazi, kandi nyine
ntabwo nshobora kwirukira ibyansize. Andrew, muri iki kiganiro harimo uburyo wakunze cyane Olga, hanyuma Olga nawe si uko atagukunda, ahubwo ni ukuntu ankunda atifuzaga kumbabaza nubwo byarangiye Derisa duteranyije. Ahita areba Olga, ese wanyemerera ukemerera urukundo Andrew? Olga yitegereje Leonire n'amarira menshi cyane, atekereza urukundo rwose yakunze Andrew n'uburyo amumweguriye, aramuhobera cyane, ararira, aravuga ati Leonire, uri inshuti magara, uri inshuti nziza, kandi rwose Imana yo mu ijuru izabyumve ko ntifuza ikintu na kimwe kizongera kuntandukanya nawe, urakoze cyane. Ahita agenda areba Andrew, abwira Andrew ati Andrew, nanjye ndagukunda cyane. Barahoberanye, Andrew amarira nawe yari yamwishe. Noneho Andrew ikintu cyari cyamutangaje ni ukuntu ibi bintu byose Leonire yakoze nawe byatumye yumva noneho abakunze bombi yumva abuze amahitamo. Nibwo yahise ajya kureba Enzo, baganiraga buri kimwe, amubwira uburyo akunda Olga, uburyo Olga aba ari kumwiyaka mwibuza, anamubwira ukuntu nyine Olga yaje kumubwira ko Leonire amukunda, aho nyine n'ubundi Leonire yazaga yimejeje neza n'iki, ariko Andrew akigira nk'aho atamubonye, yari abizi neza ko Leonire amukunda. Ariko amaze kubona uburyo Leonire nawe afite umutima mwiza gutyo, yahise yumva bombi abakunze. Aragenda iyi nkuru yose ayibwira Enzo, mushuti we. Enzo yahise yumva akunze cyane Leonire, aravuga ati ntabwo nari nzi ko uwo mukobwa abaho, umukobwa waba warakunze umuhungu ariko bikarangira amweguriye inshuti ye. Ati Leonire nawe ko afite umutima mwiza, ko ari umwana mwiza cyane. Nibwo rero Andrew yahise amubwira ati ariko si ubundi wafatiyeho, umva uzi ko ngiye numvaga nahita mbatwara bombi. Ati Enzo, Leonire ndamugushimiye, ni umwana mwiza nyine, nuko buri rukundo rwa mbere aba ari urwa mbere. Ngewe amaso yanjye yakunze Olga, ariko ntakubeshye ibintu Leonire yakoze nahise numva utuntu tunyirukanse, numva namufata nkamuhobera imbere ya Olga, ndavuga ati Mana yanjye, nyine yakoze kumpurwa, kandi ari we wa mbere nakunze. Mu minsi yakurikiyeho Enzo yagiye nyine yitoratoza kuri Leonire, agenda amubwira ukuntu nyine ari umukobwa mwiza n'iki. Byaje kurangira koko biciyemo pase Andrew amuhaye bicamo, Leonire aragenda yikundanira na Enzo, rwose baragenda barakundana. Ari nabwo bicaye ari bane batekereza ukuntu bose bakundana, ariko Olga na Leonire basaga nk'abantu neza banze Derisa ayoberwa ibyabaye, akajya abona Olga ntamuvugisha, na Leonire bari bamaze iminsi bashuditse, nawe ntari kumuvugisha, akamwohereza message ntamusubize, yamubwira ngo agiye kumureba akamwima umwanya. Barangije nibwo bicaye baravuga bati tugomba guhereza uriya mukobwa isomo. Andrew na Enzo bari bafite amafaranga pe, bafite ibibanza bubatse. Andrew we yaratangiye no kubaka inzu. Nibwo bahise bapanga ko Andrew na Enzo bashyirira ubukwe umunsi umwe bw'inshuti zabo Olga ndetse na Leonire. Hanyuma invitation zarasohotse, barangije bagiye muri civil. Olga yari yakoze ubukwe ndetse na Leonire bakoze ubukwe babukoreye umunsi umwe batatumiye Derisa abona gusa amafoto ari gucicikana y'ubukwe bwa Olga n'ubukwe bwa Leonire. None ikintu cyamuzonze kikanamurenga ni ukuntu yabonye ko Olga yabanye na Andrew, biramuyobera, ubwoba buramwica, ahita atekereza ko ubwo Olga yamenye byose uburyo yamuteranyije na Leonire. Aravuga ati Mana yanjye, niyo mpamvu bose banyanze. Ubwoba bwaramwishe, ubukwe bukirangira yabasabye guhura nabo. Arababwira ati nanze kwigishwa n'ibindi bintu byose byambayeho, ariko reka mbabwire ikintu cyanteye ubwoba, ni ukubona Olga abana na Andrew. Nzi neza n'ibintu nakoze njya guteranya Leonire ndetse na Olga, ndabinginze nimumbabarire. Bose baramurebye baravuga bati umva, rwose twarakubabariye, gusa ntabwo twifuzaga kugaruka mu buzima bwacu, kandi uko ni nako biri. Nyine njyewe na Olga, uwari Leonire umubwira ati njyewe na Olga turi inshuti kuva mu bwana, ati ni nayo mpamvu nyine noneho n'amahirwe twagize n'abagabo bacu ni inshuti magara. Ati rero rwose pe twarakubabariye, ariko ntabwo tukwifuza mu buzima bwacu.
Delice yatashye yasebye yumva yabuze aho akwirwa, afata icyemezo cyo kureka ubusutwa n'ubujajwa kandi nyine ntacyo bikimaze, yabuze inshuti ze gutyo. Olga yagize ubukwe bwiza, agira urugo rwiza we na Andrew, ndetse yari yabukoreye umunsi umwe na Leonil, nawe yigira urugo rwiza we na Enzo. Hahandi iyo Enzo na Andrew basuranaga babaga bari kumwe bapanga iby'imishinga, hanyuma Olga na Leonil bibereye mu gikoni batekera abagabo babo, bakomeje kuba inshuti kugeza rwose babyaye, bakomeza kuba inshuti, barakuye Delice mu buzima bwabo. Wakoze cyane rero gufata uyu mwanya wose ukabana natwe, tugeze ku musozo w'iyi nkuru, nizeye ntashidikanya ko ukuyemo amasomo y'ubuzima, ariko mwirinde inshuti mbi zitarabangiriza ubushuti. Inshuti zigira ishyari, inshuti zidashaka gukora, mudashobora kuganira ngo ubone afite ibitekerezo bizima, abo bose nimunage mu bisheke. Hanyuma mbifurije kugira inshuti nziza z'umumaro, reka tuzabane no mu nkuru z'ubutaha. Mwari kumwe nanjye Celeste Habonimana, ndabakunda cyane, bye bye.